ndetse na Eden Voice Radio. Muri aka kanya twari twagiye mu materaniro yacu rero ku rusengero rwa Eden Temple International hano ku Mukoni. Ibintu byari birenze ngira ngo byaza kugenda mureba bimwe mu bintu byagiye birangaha, bimwe mu bikorwa byagiye birangaha, bamwe mu bantu bagiye basengerwa baza kumvisha ko Imana twagiye kubona pastor Musaba baraza kumva mukatoza gukurikira umwe mu bantu bagize washuti akore mu rwose. Uyu munsi hari ikintu yakoze mu by'ukuri na jambo tuze kuganiraho neza kuko mibona amateraniro tukaba twiteguye kuba twagenda, ariko mbere y'uko dusoza nagira ngo shimira abakunzi ba Eden Voice Radio ndetse na Eden Voice TV mukomeze gukurikirane haba kuri internet ndetse no kuri YouTube channel Eden Voice TV. Subscribe kuko twakuretse ndashimira cyane ibisonga by'umwami baramfashije cyane. Nongeye kubashimira inshuti y'abakunzi ba Eden Voice Radio hamwe na Eden TV mudukurikiranye kuri YouTube ndetse no kuri internet radio yacu ivugiraho Zeno Live. Muri aka kanya twari turi mu materaniro yacu hano kuri Eden Temple International muzadusanga ku Mukoni, tukaba tugiye kuganira na music director mu itorero ryacu twumve bimwe mu bikorwa babashije gukora ndetse n'ibyo baduteganyiriza. So datinze gatoya reka tumurebe undi turagaruka. Nkuko mubibona ngaha ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na music director wa Eden Temple International. Muramubona, nagira ngo tumuha akanya atwibwire adusobanure muri makeya bimwe mu bikorwa barimo bateganya gukora muri iyi minsi. Murakoze. Amazina yitwa Leo Patrick, nkaba ndi music director wa Eden Temple. Sawa. Nkaba nkora no kuri ndumwe mu bakozi ba Eden Voice Radio. So mu bikorwa bimwe dufite nka
My department nkuriye ya Eden ya music, because I'm a music director in that church. Dufite worship team, we praise and we worship the Lord. So impamvu tubikora nuko twamenye neza impamvu y'Imana yadushiriyeho. Twashiriyeho kugira ngo tuyiramye tuyimbaze, kuko nicyo kintu cyonyine itabashaga kwikorera. Yadushyizeho rero kugira ngo twebwe tuyikorere. Niyo mpamvu tuvuga ngo we are the souls of God. Turi ibikoresho by'Imana. So twebwe rero iyo turimo tubikora natwe tuba turimo gukoreshwa. Rero muri bikorwa bimwe dufite, we are training the kids about the music. Barimo baragenda biza neza. Later, if we grow old, we have the youth who are better than us. Yeah, like that's what we believe. And in the worship team, we have organized the team so that it can just present in church, this church or in other church where they will invite us. Because if you see in this area, we find there are many teams, worship teams, but we want a difference. We want to create a difference. We want an innovation. We want that team to be innovative. So you will just find the difference between our team and the rest we have seen. That's all what we think of, and we believe that with God's mercy, everything is possible. Music director urakoze. Ubushize twari dufite worship team, twari tubona uko bakora, ariko yari igizwe n'abanyeshuri, umubare munini wari abanyeshuri bo muri segonderi. Baragenda wiki yakurikiyeho baragiye ku ishuri, twabonye ukuntu byagenze. Yari worship team ariko ntago mu by'ukuri babona ko bifite imbaraga, ariko aho wabere music director n'iriya worship team bigaragara ko nta maraso mashya, kandi abari barimo icyo gihe n'ubu nibo barimo. Twagira ngo tumenye ese niriye banga wakoresheje ryatumye ibasha kugera kuri uriya rwego, kuko ngira ngo abakunzi bakurikiye Eden Voice namwe mwabyiboneye, ngira ngo mwabibonye ukuntu byari bimeze. Worship team y'uyu munsi rwose abantu bagiye mu mwuka ku buryo byari birenze. Nagira ngo adusobanurire neza mu by'ukuri ese nirihe banga yakoresheje nka music director kugira ngo worship team igire zirambaraga ifite muri aka kanya. Okay, murakoze. Ikintu cya mbere ubundi ntabwo wavuga ngo ngewe nashyizemo izi mbaraga zanjye. Ikintu cya mbere kuko byose nubwo murimo ari uwa data, ariko byose tubishobozwa na Kristo, ukariwe duha imbaraga no kwizera. Ikindi ushobora kuvuga wewe ngo ugiye kubikora ushyizemo imbaraga zawe nuko bitekereza, ariko bitewe nuko atari umugambi w'Imana ntibigende nk'uko byakagenze. Nta irindi banga ntaryo wese gusenga. Iyo tumajiye gusenga kwitanga twebwe ko biravuga mutanga imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishima Imana, kuko ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. So rero natwe dukoze gutyo tuje muri practice. So we spend our time in practice so that it can be perfect. And you can't base just on practice. We even pray God, because God is our strength. So ngiye cyo numva ntabwo navuga ngo ni ibingi nashyizemo, ni ibingi niribanga nakoresheje gusenga byose birashoboka. Yes, music director arakoze cyane. Twagira ngo asezere abakunzi bakurikiye Eden Voice, agire n'icyo yababwira bashishikariza gukomeza gusenga Imana. Icyo nabwira abakunzi bacu badukurikiye, ikintu cya mbere, please gusenga ni umuti n'umusingi, kuko tubana neza n'inzu kugira ngo ikomere ubasha gukora wa musingi wawe ugakoresha amabuye kugira ngo ize gukomera. So uyu musingi upfuye inzu yawe ndi wubatse ishobora guhirima. Bivuze ngo byose dushingira ku gusenga. Ndabashishikariza gusenga. Please keep in touch with this video. I love you all. Thank you very much. Thank you.